Ijambo ry'umunsi. Ninde ugendana nawe? Kugira ngo usobanukirwe neza ibi, soma imigani igice cya 13 ku murongo wa 20. Ntabwo ari ngombwa gusa uburyo tumara igihe cyacu, ahubwo icyangombwa cyane nuwo tukimarana. Kimwe mu bintu bikunze gutuma abantu batagera ku rundi rwego mu buzima bwabo ni ubucuti butari ubwanyabwo. Aka kanya ushobora guhagarika umubano runaka utongerera agaciro ubuzima bwawe. Ntukagendane n'abantu badafite aho bajya, abantu badafite intego cyangwa se abantu badafite inzozi. Abangaba rwose birinde. Niba ukundana n'abantu bafite ishyari, niba ukundana n'abantu banegura, niba ukundana n'abantu batishimye, niba uri inshuti z'abantu nk'abo ngabo, nawe bizarangira ugira ishyari, bizarangira unegurana kandi bizarangira utishima. Rero ntabwo ushobora guhinduka uko Imana yakuremye ngo ube we nukomeza kubana n'abo bantu. Niba inshuti zawe rero ari abantu beza, bakaba ari abantu b'abayobozi, bakaba ari abantu bashobora gutanga, bakaba ari abantu batsinze mu buzima bwabo, bakaba ari abantu b'inyangamugayo, bakaba ari abantu bafite umwuka mwiza w'intangarugero kandi bafite ibyiza, yewe bashishikajwe n'ibyiza, iyo mico myiza nawe nta kabuza izakugiraho ingaruka nziza. Byiteho nonaha, tangira kubona ibintu mu buryo bikwiriye kurebwamo. Imana iguha umugisha. Ubutumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Ninde Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka NEMI. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka pastoral studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi biblical studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian counseling, inama za gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa@nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 34. Wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguha umugisha.